ejo yagiye hariya agiye kurega ikirego ko yahohotewe. Yaragiye kuregera abandi abayobozi b'akarere. Ariko gusa ikigaragara cy'umwana yarabeshye, ntago yigeze ashaka kumufata ku ngufu, ntaho bagize bahurira. Ikindi amenye avuga ko yamukuye ntayo yabihakanye, avuga ni ibyinyo bigize gusimbuza, yarakoze accident akiri mutoya, ariko nta hantu yigeze amukubita. Naramvuganye n'uriya mugabo wari umumanager wa twatubari, uriya mukobwa yakoragaho, arambwira, ndamubwira ni rero ni utahiwe kuko uriya mukobwa ngo yemereye joke ko hari aba mugiye mu matwi kugira ngo banduze izina rya Gitifu wa Kanzenze, abo rero nabo bagomba gufatwa. Ese ubwo uratinyuka umugemurire, uratinyuka ujya kumubohora nkuko wamuvanye mu kigo cy'inzererezi? Ati ndajyayo nibashaka bamfate. Ati se koko Gitifu hakana ko yaramukubise bose barabirebaga. Ati jewe naje ntabaye, aho ishyize ari zishushanyije ku matama narahabonye, ibyiryinyo byo ntabwo mbizi, ariko bavuga ko yarafite iryinyo rya zahabu rikaba ritari rikirimo. So ubwo rero reka turebe ko ijwi rya mere ryatugeraho, ariko ubundi operation iyo ngiyo ikintu rero ugomba kugira icyo uvugaho ramesh nuko joke urayizi ni inama mu by'ukuri y'umutekano yabereye mu murenge wa Kanzenze. Amakuru ufite nuko yatangiye kuva saa moya za mu gitondo igasoza saa 10 z'umugoroba. Meya yari yaje kari inama karundura ubwe yirebere uko situation imeze, kari inama karundura ubwo yitumizwamo yatumijwe muri joke muri iyo nama, akaba ariho niba yaremeye koko ko yabeshyeye Gitifu niho yabivugiye. Ariko si byo bintu bibaho, ibyo bintu wowe uranzana mu nama ya joke ngo utangire umbaza amakuru. Ese joke ni ribu? Ibyo bintu hari umuntu nabiba. Joke ntabwo ari ribu. Icya mbere urabyumva neza. Ikindi cya kabiri, uriya mukobwa yagombaga kubungwabungwa kuko amakuru yari amaze gutanga yatanze ku muyobozi. Meya icyo gihe nta bubasha yari afite bwo kugira ngo afate umukobwa muhagarike hari imbere y'ukuriye ingabo, ukuriye polisi, ukuriye inkeragutabara, ukuriye dasu, ukuriye sinzi niba nirondo ribitabira bose nabyumva. Hanyuma ngo atangire ngo tubwire ko iriya ntabwo ari ribu. Biriya byari bigeze ku rwego bifite abo bireba, nabyumva. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, hariya kumufunga, iyo ujya gufunga umuntu hari steps cyangwa se hari ibyo ukurikiza. Nonse umuntu umujyana muri joke akava muri joke ujya kumufunga gute? How come? Yarayemo rero uyu mukobwa. How come? Yafunzwe nande? Byaciye mu nzira. Ibyo ni ibyo tugomba nabyo gushakisha. Oya rwose ntabwo ari byo rwose. Ariko nibyo bintu byo gutumiza abantu muri joke, ibyo rwose muzabikureho. Hanyuma abasabye kuri screen murabona ngo operation Oraje Uzambone. Ariya nta magambo umukobwa avuga ko yabwiwe n'uriye mu Gitifu wa Kanzenze wari umusabye ko baryamana nkuko babyivugira n'agara amagambo yacu. Umukobwa ati jewe naje gukorera amafaranga, naje gukora mu kabari, nago naje kuryamana n'abakiri. Umugabo ngo aramubwira ati Oraje Uzambone. Aho yamufatiye rero ni muri operation yo kureba abikingije n'abatarikingije. Uswakimureka mu kigo cy'inzererezi kamubaza ka Imana. Umukobwa vayo abwira itangazamakuru ibyamubayeho, amaze ku ibyo yita ku byamubayeho birimo guteretwa ku ngufu no gukubitwa no gukurwa iryinyo rigatakara rya zahabu. Nyuma rero inama yabaye ejo irimo na meya, niho uyu mukobwa bivugwa ko yatangarije ati narabeshye mu mbabarire. Reka nkubaza akantu, umuntu yagutumiza muri joke utari umuyobozi, itanakure, uri umusivili wajyayo? Utari umukozi w'akarere wajyayo? Ahubwo se aka gakobwa buriya ntibizitwa ko bagashimuse. Wajyayo? Sinajyayo. Niba nkeko w'icyaha aho bikorerwa turahazi, abagenzi icyaha turabazi, naho bagutumiza baguhaye konvikasiyo. Nta konvikasiyo guhamagaza kujyana muri joke sindayibona. Ubu sinibiki. Reka twumve rero Meya Kambogo Ildefonse. Reko bwanjye namaze kumva ibi konvikasiyo yo muri joke.
ndavuga ni Meya Kambogo arimo kwivanga mu bintu by'abanyamwanda ntabwo yagombye kugwa muri iyi mitego yo kurengera gitifu kwamza uriya mu gitifu ntabwo afite ubweramutima yatumye umuturage abura inka yagira inka muramuhagarika aragaruka ntabwo afite ubweramutima ese bundi mwabuze abakozi umuntu ugaragaye ibintu by'ubukerere byo kubeshya kugira ngo umuturage abure inka kandi yarayikuye muri gahunda agira inka akitwa umujura w'inka ayobora umurengete reka twumve uko Meya wa Rubavu abivuga. Byabaye ngombwa ko tujya kuganiriza ubuyobozi bw'umurenge ndetse n'umwana wavuze ko yahohotewe kugira ngo tumenye ukuri nk'uko mwabibonye aba ari ikibazo kibabaje aho umuturage ahohoterwa bisaba kugira ngo ubuyobozi bo biri hafi bumufashe dushakishe ukuri tukumenye ufite ikosa abe yanahanwa ariko uko byagenze nuko umwana nk'uko yanabyivugiye yabyemeye agasaba n'imbabazi n'umuyobozi w'umurenge yamubeshyeye avuga ko yakoreshejwe ndetse dusaba n'inzego kubikurikirana bamenye impamvu bamenye abamushutse bamenye impamvu bamushutse ibyo byose rero inzego ziri kubikurikirana tuzabimenya ariko gusa ikigaragara cy'umwana yarabeshye ntabwo yigeze ashaka kumufata ku ngufu ntaho bigeze bahurira ikindi amenye avuga ko yamukuye ntayo yabihakanye aho avuga ni ibyinyo bigeze gusimbuza yarakoze accident akiri mutoya ariko nta hantu yigeze amukubita ahubwo n'ubugenzuzi bwari busanzwe bari gukorana n'inzego zitandukanye bamusaba ibyangombwa kugira ngo barekoreshe imyaka y'ubukure hanyuma akanga kandi akanemera ko bamugira inama yo kwivurunga mu bitaka kugira ngo bagaragare ko bamuhohoteye ibi byose bisaba imbabazi gitifu asaba imbabazi inzego zose ariko tunabwira n'abantu bose mu by'ukuri kutajya bashukwa kugira ngo babeshye kuko iyo babeshye ibi bintu aba ari bibi cyane baba bari kwangiza isura y'ubuyobozi nibyo twakoze twasabye ko inzego zikurikirana zikamenya impamvu byakozwe ndetse n'ababimukoresheje uriya mwana kuko uriya mwana ni muto cyane ntabwo tugira ngo ibi bintu bikomeze n'ahandi hose kandi uriya mwana akeneye gukura akeneye kugira ngo abeho aho kugira ngo ashukwe bigeze kuri rwego twasabye ko bakurikirana ubwo ibindi twategereza tukamenya aho bigeze. njyewe umwana yita ko ari mutoya afite imyaka 22 reka rero yavutse mu 2000 reka rero mubwire n'ubundi umutsima wanjye nari nawumanganye ariko yabyiyemereye ko aricyo cyari cyamuzanye kugira ngo yumve uruhanga rwa gitifu yumve n'urw'umukobwa ariko se reka mubaze Meya ibintu nk'ibi dosiye ibi bintu criminel uyizamo uyishaka ibi bintu uko byari bigeze aho RIB yinjiramo igacukumbura iyo biharira RIB ikabyuka avuga uti reka tubishire mu maboko y'ababishinzwe bo babikurikirane ugiye gutumiza umwana w'umukobwa mumushize muri joka ukagira ngo rwose nka kera kurwaba Pilato ubwo uko baburanishaga abantu bakagushira imbere ariko ngo yabaga ari inteko y'abaki y'abaturage urukiko inkiko zabagaho kuva kera muri Roma bakaguhagarika hari bagatangira kubatira bagatumiza kari kumwe n'avoka wa ariko ajya muri joke gute joke isimbura ari joke gute mbere ubwo yabyiyemereye ko aricyo cyari cyamagurukiye ibi ni umwanda reka nkubwire impamvu mbyita umwanda ntabwo Meya w'akarere wagombaga kwivanga muri ibi bintu nk'uko wabivuze biri criminal ibi bintu bifite ababishinzwe mwari kureka RIB ikinjira mu kibazo ikagikurikirana ikiperereza ubwayo mutayivangiye none si iperereza ko mwaryishe erega baryishe umukobwa mwamufunze mumufungiye aho tutazi mumufunze mumurega iki kwanza kubeshyera gitifu mufite ububasha bwo gufunga ese aba koperative dushira niko bo bafite Meya afite ububasha bwo gufunga umuturage daragakobwa ngaka harabufite umukobwa yageze muri RIB imubika by'agateganyo birahari birimo muri ibyo yavuze RIB yari irimo muri joke ubwo RIB se ubwo yakora Meya hari umunyapolitike ahari yaza muri joke RIB yagenze icyakigezera muri joke
this is very duhamagarira very terrible. nako uriya mugabo witwa Damien wamanagingaga akabari uyu mukobwa yakoragamo kandi nyamara bino bintu nitutabyamagana bizajya bikomeza n'ahandi gutyo. Sylvain Sanga nabonye yarabyamaganye kuri Twitter. Umuntu azajya abura kwirwanaho ngo avuge ikibazo cye hazi ko namara kukivuga baramufunga. Meya uri umunyapolitiki ntabwo ugomba kwivanga muri dosiye nk'izi ziri criminal. Meya uhaguruka ujya kureba ikibazo cye ugahamagara agakobwa nako kagatega amatwi ahubwo wakora iperereza ku ruhande rya rwishwa kugira ngo umenye niba umuyobozi wawe umuyobozi w'umurenge ajya akora amahajabu. Reka rero mu rwego rwo kugira ngo mufatire ibihano disciplinaire. Reka nkubwire ukuntu bigenda. Okay, tubwire. Mbere yuko umukobwa aza kubitaba hari briefing abanza guhabwa. Hari briefing abanza guhabwa my friend. Hanyuma yagera imbere y'abantu bangana kuriya. What do you expect? Yabyemera ibyaha byose cyane. N'ibyo atakoze yabyemera. Muraze muragaragaye kabisa. Kuno ububwa n'umwanda. Mureke inzego zirahari zishinzwe izo zigomba gukora muziharira ibyaha. Unyemeza ko uyu mukobwa w'Imana Mpaye yarayafunzwe nibyo? W'Imana ejo yagiye hariya agiye kurega ikirego ko yahohotewe. Yaragiye kuregera abandi abayobozi b'akarere. Noneho agiye kubaregera aho batumvishe icyo bamusora hanze n'abagiye hanze ngo baraza bakijemo. Ijoki isohotse abayobozi bamwe bagiye hasigaye meya n'imodoka ya ribu babinjije mu nzu bahara umumanaci umwe muri Kayihongo umwe mu kabari kandi n'uwo mukobwa wundi babinjiyemo bagiye kubabaza uwo wundi baramusohora nitwa Aline we baramusohora baramuheza ngo nasohoke ngo baramukerera nyuma. Bageze mu nzu baramubaza sinzi ibyo bamubaje ntabwo tubizi. Bona barasohokanye n'ubwo nta kindi bamubajije baminjiza mu modoka bahita bajya kumufunga. Baramumanura baje kumufunga. Uyu mukobwa ajya kwitaba meya yari ari mu nama y'umutekano yarakubwiye ati ngiye gutanga ikirego. Yarabimbwiye bagiye kubibwira na meya kuko ngo kuri ribu naho nta convocation bamuhaga. Ntabwo bahaga convocation gitifu umurenge. Ntabwo bahita ngo tuyijane bambwira ngo tuzaguhamagara cyabona uzaduhamagare. None se Damien wamenye ko meya yabwiye abanyamakuru ko uyu mukobwa yageze imbere y'abo bashinzwe umutekano akavuga ko yabeshyeye gitifu? Ntabwo nabimenya ariko nubwo nabimenya nabwo bigomba kuba ari iterabwoba basize ko uwo mukobwa kuko yakubiswe ku manywa 5:00 aho ngaho ku kabari ni nk'ahari hanze ntabwo ari mu nzu. Nimwe ngo mwamushutse ngo yikurunge mu mikungugu mu bitaka ngo yerekane ko yakubiswe. None twamukubise ndahari ko natbambamagaye umukozi wa gitifu aramukubise namubwiye ngo yikurunge gute ko nasanze aramutwaye ahise aramupakira amujyana muri transit mu Mberezi. Wambwiye ko gitifu yakubwiye ati mwakoroheje ibintu uriya mukobwa akambabarira komeza na wa mugani wambwiye yabaciriye uwivugire. Yabwiye mukuru wanjye Garafrere aramubwira ngo mbese wabwira uriya mukobwa akareka kundega ukorosha ibyo bintu bito byawe. Ndabona aramubwira ati none wari umukubitiye iki? Aramubwira ngo ingubisi y'amabyi ngirayitarukirize cyamahinga tata. Ni ukuvuga ngo bisobanura ko wenda ahantu wamurega kandi ibyo byanagaragaye. Urabona gufata umuntu bakamwinjiza mu nzu bakamushyiramo ibitamurimo urabona yakubise kandi abaturage bari bazi ko yakubiswe. Okay, Damien. Urakora iki ko umukozi wawe bamufunze? Wari wamufunguje mu nzererezi ubu hano uratinya kujyayo? None biragenda ndajayo kuko wenda yazabona izindi nzego zirenganira umuntu bamfunge nanjye. None se ubu urafata umukozi baramufunze ntacaha afite agize gukubiswa batafunze bakubise aho kubafunze bakubiswe. Birababaje. Hanyuma se Damien uyu mukobwa wawe yitwa Uwimana Mpaye irindi nde? Claudine. Iryinyo ngo nabyo ni ukubeshya ntabwo byakutse. Iryinyo ryo niba ritarakutse igihanga nje ndimo kukibona. Okay, hanyuma afite imyaka ingahe? Afite imyaka ingahe? Afite imyaka 22. Aritonda cyangwa ni umuntu ushobora kujya mu manyanga? Ndago ya mukobwa kuva yari nta manyanga agira n'abakiriye bose banywera. Niyo wa mbere bakunda ko baseriva kuko nta manyanga agira. Bya bihumbi byanyu byabuze nangahe? Habuze ibihumbi 125 n'amafaranga 300.
ni iki wasaba meya Kambogo Ildefonse winjiye muri iyi dosiye kandi atari umushinjacyaha? nje uretse ubwo urumva namusaba iki kuko mwebwe mwe nasaba mukambera abavugizi uretse ubwo urumva nawe ari mu bandenganya rimwe kandi ari umuyobozi. Okay. urumva yagiye mu rwego rwo kurenganura mugenzi we umutego akaja hasi